nshuti za Haleluya Amina TV, mwebwe mwese abadukurikira ndabashoje mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni sheni ibagezaho ijambo ry'Imana, ikaba na sheni ibagezaho amakuru avugwa mu iyobokamana, tukabagezaho n'ikiganiro ku iterambere ry'umuntu, kuko umuntu akwiriye kuba afite ijambo ry'Imana, umuntu akaba azi ibivugwa mu matorero atandukanye cyangwa se mu iyobokamana, ariko umuntu akaba afite n'iterambere, kuko inkuru nziza ikwiriye kuba mu mubiri muzima. Niyo mpamvu twabashyiriyeho ikiganiro cy'iterambere, kungurana uburyo umuntu yakwiteza imbere, akabasha kugira imibereho myiza, akabasha kuba afite umubiri mwiza, akaba akeye, akaba asobanutse, akaba yujuje ibisabwa, nyuma agakomereza no kujya mu nzu y'Imana kumva ijambo ry'Imana. Iterambere rero ni ryiza ku muntu wese, iterambere ni ryiza ku gihugu, iterambere ni ryiza mu muryango, umuryango ukaba umeze neza, umuryango ukaba ufite ibyo kurya, umuryango ukaba ubasha gukemura ibibazo by'ibanze mu rugo, ku buryo utahangayika, ku buryo utibaza ngo ejo nzamera nte. Ugomba rero kugira iterambere, kuko Imana yo ibasha kugushyigikira mu byo ukora, Imana ibasha kugutera inkunga iyo uyizeye. Njye nk'uko bisanzwe rero nitwa Hitimana Dismas, mwene so muri Kristo, ntacyo nzabahisha muri ibi biganiro, tuzajya tuganira ibintu bitandukanye, twese byabasha kuduteza imbere. Wowe kurikira uyu muyoboro Haleluya Amina TV, ubundi ukore subscribe, ukore share, comment, kugira ngo videwo zijye zigera ku bantu benshi, ibyigisho byacu bikomeze bigira umumaro ku bantu benshi. Ntacyo nabahisha rero, kuko ni byiza cyane, ni iby'igiciro kugira iterambere, ukagira agakiza, ukagira amahoro mu mutima. Ibyo byose ni inyungu ku mugenzi ujya mu ijuru. Reka rero tubanze dusenga Imana. Mana, turagushimye, tugushimiye ko waduhaye agakiza, tugushimiye ko waducunguye, kuko ibyaha byacu nibyo wababarijwe. Ndakwinginze kugira ngo uhe umugisha abantu bose bagiye kudukurikira, iki kiganiro kigira umumaro, iki kiganiro kigire uwo gihindura, kigire uwo cyubaka, kigire uwo giteza intambwe. Imigambi y'urucantege yose y'abadayimoni yose ikurweho, bavuga ngo ibyo ntibyashoboka, bavuga ngo ntiwabishobora, bavuga ngo ntacyo wageraho. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo gitekerezo, iyo migambi y'urucantege tuyishubije ikuzimu, mu izina rya Yesu Kristo. Ahubwo Umwuka Wera akorere muri mwe wese, amwagure impano ze z'uburyo butandukanye, ukomeze kuzagurira mu bantu waremye. Urakoze cyane kubyumvishe, mu izina rya Yesu Kristo tubigusabye, amen. Bakunzi bacu rero, uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro cyitwa ibanga ryo gucuruza ibiribwa. Amabanga yo gucuruza ibiribwa. Gucuruza ibiribwa ni ibicuruzwa bibasha kwinjiza amafaranga vuba, ni ibicuruzwa bikundwa n'abantu benshi, ni ibicuruzwa buri wese akenera isaha n'isaha, akaba yabicuruza, ibintu bikagenda neza. Ariko kugira ngo ucuruze ibyo bicuruzwa, hari ibyo ugomba kwitondera. Urugero, uba ugomba kugira isuku y'ibicuruzwa byawe by'ibiribwa, kugira ngo bitazagirira ingaruka ku bakiriya bawe, bikaba byabanduza uburwayi, bikaba byabica, bikaba mbese byateza umwanda. Ubwo rero kugira ngo ibicuruzwa byawe by'ibiribwa ubicuruze neza, ugomba kuba uri umuntu ugira isuku. Abagukorera bakagukorera bakarabye, nawe ubikoramo ukajya ubikoramo ariko wabanje
witegura isuku, ukaba wakarabye, ukaba uhoze neza ndetse ukaba unambaye imyenda ifite isuku. Ikindi ugomba kwitondera mu bicuruzwa by'ibiribwa, uba ugomba kubanza kwaka uburenganzira ubuyobozi bw'aho ukorera, haba mu isoko, haba ahantu ugiye gucururiza ibiribwa byawe, niba ari imbuto, niba se ari ibyo kurya, niba se ari imboga, uba ugomba kubanza gushaka ibyangombwa kugira ngo utazagirana ikibazo n'inzego z'ubuyobozi, ugasanga urahombye. Ikindi kintu mu gucuruza ibiribwa ugomba kwitondera ahantu ugiye gukorera, ukabanza ukitegereza neza, ukareba niba ahantu ugiye gukorera hari abakiriya, hari ibyo uzashyira aho ngaho uzabona ababigura, kubera ko iyo utabicunze neza, iyo utabirebye neza, ushobora gukorera mu gihombo, kuko ibicuruzwa biribwa akenshi byangirika mu gihe gitoya, iyo utabiboneye abakiriya bishobora kuguhombya, ugasanga n'igishoro cyawe kibigendeyemo. Uba ugomba rero kubanza kwiga neza aho ugiye gukorera kugira ngo uzabashe kubona inyungu mu gihe kiri imbere, uzabashe gukomeza kwiteza imbere. Uba ugomba rero kugira isuku, ubundi ukaba ufite ibyangombwa bya leta kugira ngo n'abandi bagiye uhasanze utababangamira, kuko akenshi abo uhasanze ibyangombwa byo baba barabyiteguye. Kugira ngo rero mubane neza, nawe uba ugomba gushaka ibyangombwa byo gukora. Ikindi ukwiriye kwitaho mu gucuruza ibiribwa ni ukugenzura igishoro cyawe. Ubundi ntabwo ibiribwa bisaba amafaranga menshi, ntabwo bisaba igishoro cyinshi, ariko uba ugomba kugenzura amafaranga yawe, ukamenya ayo waranguje, nyuma ukaza kumenya n'ayo wungutse, kuko akenshi iyo ucuruje bigashira uhita umenya ko wahombye cyangwa se wungutse cyangwa se wagaruje ayawe gusa. Ibyo byose rero uba ugomba guhora ubikora. Icya gatanu, uba ugomba guhitamo ibicuruzwa ugomba gucuruza, ukibaza ati aha ngaha se mama ncuruza imineke izagurwa, nincuruza se inanasi zizagurwa, nincuruza se imboga zizagurwa, kuko hari abantu babikenera, kuko hari abantu bahatuye, kuko hagendwa. Uba ugomba kugenzura ahantu ugiye gukorera ubucuruzi bwawe bw'ibiribwa ko hari abakiriya bazakugurira, ubundi ugakomeza nyine wita ku isuku, wita ku gishoro cyawe, ubundi ugakomeza ugacuruza kandi ukirinda gucika intege, kandi ukaba wanareba n'uburyo wabanza kurangura bike bike. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo niba ufite ibihumbi byawe 100, niba se ufite ibihumbi byawe 50, ngo uhite ubishora muri bizinesi y'ibiribwa byose. Ukwiriye kubanza gushora make make make, icyo abakiriya bakubajije udafite akaba aricyo ugenda uzana, kugira ngo ibyo ucuruza waranguye menshi bitazaguhombera ukongera kubura uko ujya kurangura, kuko ibicuruzwa by'ibiribwa byangirika vuba vuba, ntago bibikika. Iyo utabonye abakiriya ubasha guhomba. Niyo mpamvu ukwiriye kwitonda ukarangura bike bike. Ikindi kintu ukwiriye kwitondera ni ugutanga serivisi nziza. Serivisi y'ibiribwa utabonye abakugurira rwose pe, ushobora kwihanagura, ushobora gukuraho muri ya mvugo y'abubu, ushobora gukuraho ukabura n'icyo washoye. Uba ugomba rero kwimenyereza abakiriya gahoro gahoro, kandi ubabwira neza, ubaha serivisi nziza ifite isuku, ubaganiriza neza, kugira ngo n'ubutaha bazaze ari wowe bareba. Serivisi nziza rero ni ikintu cyiza cyane,
kuko gituma